Aha nongeye kuguhereza ikaze hano kuri MS Choice TV. Nizera ko ukomeje kugenda rwose umera neza cyane. Kuri ngiye ku giti cyanjye ibintu bihora ari fresh cyane kabisa. Nizere ko iyi weekend uyivuyemo neza cyane yuko iyi ari iminsi yuzuyemo imikino ndetse n'ibitaramo bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru y'imyidagaduro abagenda avugwa haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kuri uno munsi tuje kugezaho amwe mu makuru yagiye agaragara mu gitaramo cyagiye kiba cya Rwanda Celebration Party. Iki gitaramo ni igitaramo cyari kitezwemo n'umuhanzi mukuru uwo nta wundi ari we The Ben. Gusa uyu muhanzi yabanje gutaramirwa n'abahanzi bagiye batandukanye, ngira ngo twavuga Chris Easy ndetse n'umusore bita Bushari ndetse n'abo bita Symphony bandi babanje kumva yuko kabisa ibyuma biri fresh cyane. Wibutsa yuko iyi ari MS Choice TV ukomeje gukurikirana hano kabisa, ubwira ngo ushobora kuba wakora subscribe niba aribwo bwa mbere ukigera hano kuri channel, ubundi rwose ukagenda wibonera amakuru agiye atandukanye, amakuru y'imyidagaduro, showbiz, aho tugenda tukugezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu mikino, amakuru agiye atandukanye rwose, haba mu mikino hanze y'u Rwanda, amakuru yose ingeri zose tugenda tuyageramo. Uko nari mbikubwiye rero nyikomeza nuko uwo bita Mugisha Benjamin wamenyekanye ku izina rya The Ben rwose, kuri uyu mugoroba rero nibwo uyu musore yakoraga igitaramo cy'amateka muri Biki Arena cyazwe cyitwa nka Kigali Arena, kuri ubu ngubu isigaye yitwa Biki Arena. Iyi ikaba ari inzu ikorerwamo ibitaramo bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Uyu Mugisha Benjamin rero rwose ku mugoroba hagana mu masaa 3:23 ubwo uyu mugabo rwose yarinjiye ku rubyiniro, ubundi abafana ngira ngo nk'uko uri kugenda ubyibonera rwose, abafana kabisa batigishije stage, umusore nabo abahereza indirimbo nziza cyane, yaba iz'ubu ngubu ndetse n'iza kera. Gusa tumwe mu tuntu uyu mugabo yagiye akora rwose, bamwe no mu bantu bagiye bamushimira rwose ko uyu mugabo wagiye ugaragaza akagira umutima ukomeye. Ngira ngo ahagana ku masaha y'isaa 4 gutyo n'igice n'iminota 20 gutyo, mu minota 20 igana ku minota 30 nibwo uyu musore yaragije rwose, ngira ngo kuri gate yinjiraga muri Biki Arena, aza kubona abantu hanze y'umuryango kabisa. Uyu musore amanura ibirahuri by'imodoka, abaza abasekirite impamvu abo bantu bari aho ngo batari kwinjira. Ubundi uyu musore rwose bamubwira yuko abantu bari aho ngo bamukunda ariko babuze itike yo kuba bakinjira. Uyu musore rero amaze kumenya impamvu yatumye rwose aba bafana batinjira, yaje rwose kuba yikora mu mifuka, aravuga ati abantu bareke binjire, amatike ndaza kuba nyishyura. Uyu mugabo rero nk'uko nari mbikubwiye rwose yaje guca impaka rwose, agaragaza yuko ibi bintu rwose, ngira ngo ndaje n'indi nkuru ngiye kubwira, ndaje nkomeze ku nkuru y'uwo musore bita Diamond Platnumz, ndaje nayo nyikomezeho. Tugikomeza ku gitaramo cya The Ben rwose nari mbikubwiye ko yaciye impaka rwose. Nyamuneka abantu mutegura ibitaramo byo mu Rwanda, biragaragara yuko ikibazo atari abahanzi b'abanyarwanda, ahubwo ikibazo ari ibintu abategura ibitaramo bishyizemo. Ni ibintu bishyizemo kuko biragaragara yuko rwose show The Ben yarayakubise abanyarwanda, irenze no kuba bazana aba Diamond Platnumz. Twagiye tubabona hari n'ikindi gitaramo bivuga ko kizazamo abasore bagiye batandukanye, Wizkid, Kiss Daniel. Gusa aba basore ugasanga babaye amafaranga y'umurengera, maro bita Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben rwose yarayaciye impaka, agaragaza yuko nyamara rwose n'abahanzi b'abanyarwanda bagira icyizere, bakaba bahabwa akazi cyane yuko rwose bashoboye, aho kugira ngo ari amafaranga y'umurengera bajye bahereza aba basore bo mu gihugu cyo hanze rwose bajya bahereza abanyarwanda. Ibingi bikanera kwita nibaza ngo niba umusore nka The Ben akubita show imeze gutya, nibaza ngo umusore bita Meddy we nageze hano mu Rwanda, cyane yuko umusore bita Meddy we iyi ngira ngo yari nk'inshuro ya gatatu Mugisha Benjamin akoreye igitaramo hano mu Rwanda, nyuma yuko umuziki wagiye awukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akunze kuza kenshi hano mu Rwanda akahita anakora n'ibitaramo. Gusa umusore bita Meddy we bimeze nk'inzuzi cyane yuko rwose abanyarwanda umunsi bazabona igitaramo yakoze hano mu Rwanda. Ntekereza yuko noneho Biki Arena ngira ngo yizuzura, ngira ngo nshobora no kuvuga yuko bishobora no kuzaba ku masaha y'umugoroba.
ni ugushyira hanze screen kuko umusore bita Meddy bigaragara ko nawe ari umwe mu basore bafite hano abafana kandi bakaba banakumbuye cyane yuko we atajya kuna no gukora ibitaramo hano mu Rwanda. Uko nari mbikubwiye rero bamwita Diamond Platnumz aka Simba Platnumz. Uyu musore rwose nawe yatunguranye ubwo yageraga kuri stage hariya mu gihugu cya Kenya mu minota itarenze itatu. Biraguhagurishije neza mu minota itarenze itatu. Uyu musore yarakoreye arenga miliyoni 43,300 iyo uyu musore yahawe rwose kugira ngo agere kuri stage mu minota itarenze itatu. Kuri uyu musore rero ngira ngo ubutumwa bwari bumuzanye rwose nuko shishikarizaga abantu kwa batoro bita Raila Odinga. Uyu akaba ari umugabo nawe uri kwiyamamaza. Rero uyu musore bita Diamond Platnumz kigaragara cyo yari yishyuwe aya mafaranga arenga miliyoni 43,300 birenga mu gihe kingana n'iminota itatu kugira ngo rwose abe yashishikariza abantu kuba bamutorera uyu mugabo bita Raila Odinga. Nibutsa yuko iyi yari MS Choice TV ugenda ukurikirana cyane ko tugenda tukugezaho amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye, showbiz, entertainment. Ushobora gutanga igitekerezo, ushobora kumfollowinga kuri Instagram n'ibisanzwe ni Simba only. Ushobora kuba wanyandikira kuri 0787 ubundi bwo rwose ubundi ukaba waba igitekerezo cyawe cyangwa se ukananyandikira bigacamo neza. Nizere ko ukomeje kugira umera fresh, binari fresh cyane. Naho ubutaha, ciao.